Rero ni umurimo utoroshye ariko ndayemeje mwami, sinzarekura, sinzashyira hasi, sinzarambika, nzakomeza icyo wampaye. Iyo wihanganye ugakomera, wowe ufite aho ugeze mu rugendo, igihe kiragera ikakugirira neza iyo udacitse intege. Iyo wiyemeje ukavuga uti Uwiteka agenda kuzuriza, agenda guha n'ibindi. Amen, amen. Twongeye kubasuhuza nanone mu izina rya Yesu. Mwebwe dugendanye, turazi ko wacu ari mu ijuru, aho dutegereje umukiza akazaturuka. Turi mu rugendo rero, tujyayo, umwuka wera niwe utuyobora, niwe mufasha wacu. Yavuze ko azabana natwe mu makuba no mu byago. Niwe utuyobora rero kandi azatugezayo amahoro. Wowe turi kumwe rero, wowe dukomezanye, we dufatanije urugendo, we dusengerana, we dukunze uwo mwami waje mu isi kutwitangira. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu kandi ngukomeza ubwira ntikomera, urwane intambara nziza yo kunesha. Intsinzi irahari, yatangiye imirimo myiza muri twe, niwe kuyikomeza kandi izatugezayo amahoro. Ndacyakomeza kubashimira mwebwe mwamaze kwiyabonesha, mwamaze kwiyandikisha kuri iyi site yacu Urugero Ukinguye. Imana ibaho umugisha. Mwe mutarabikora namwe twiringira ko muzabikora kandi Imana ikabaho umugisha. Intego ni ukugira ngo dufashanye, mbese ni ukugira ngo dusengerane. Ntabwo rero tuzajya tubibagirwa. Mwebwe turi kumwe, mwebwe mutwereka ko mukunda inyigisho zacu, ibiganiro byacu, indirimbo zacu. Imana ikorera muri twe, ko ntabwo ari twe tubikora, ni Imana ibikorera muri twebwe. Nzi neza ko yatangiye imirimo myiza muri twebwe, izayikomeza. Ngewe ubuhamya gatoya nk'ukuntu twatangiye turirimba. Nakundaga kuririmba guhera na kera nkiri umwana mutoya. Nyuma naje gukora umurimo muri korali abahanuzi ahitwa Irubona. Ubwo ni ukuvuga basigaye bahita akarere ka Ruhango, ngira ngo hahoze yitwa Kinazi cyangwa Gisari bitewe n'aho umuntu yabaga aturuka. Hahoze ari muri Ntongwe za komine z'ikibaho. Aho rero niho nakoze umurimo w'Imana muri korali kuri iyo paruwasi ya Rubona. Icyo gihe yari itaraba paruwasi, yari umudugudu, ariko numvise ubu ngo yabaye paruwasi. Ubwo nakomeje rero gukunda iby'Imana. Tuzajya tugenda tumenyana gahoro gahoro, kuko umuntu ukuntu abangana hari byinshi aba yaranyuzemo, ntabwo yabivuga umunsi umwe ngo abirangize. Ariko nakundaga kuririmba aho nabaga ndi hose, yabaga ndi mu nzira nabaga ndi kuririmba. Ndibuka ko najyaga ngura twa kasete, turiya twa kasete bashyiraga muri radiyo, nkakagendana ngiye no ku ishuri, ngasaba abatwaye amamodoka yatwaraga abagenzi ngo bagashyiremo, nkagenda ndirimba. Nabikundaga cyane kandi n'uyu munsi wa none. Donc iyo ntangiye kuririmba ndafashwe, ntangiye kuririmba nuzura umwuka wera. Iyo ntangiye kuririmba, donc amen, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni umurimo nkunda rero, hamwe no gusenga. Nicyo gituma ndi guhamagara, ndi gukora mu Giswahili bavuga reclame, donc kwamamaza cyangwa ikindi, gushaka abantu tuzafatanya gusenga. Abakeneye kwambara imbaraga, abakeneye kuzura umwuka wera, abakeneye kugira imbaraga, hari ibyaha byabaneshaga bitari kunesheka, bifuza kubinesha ariko bagasanga ntibinesheka. Abo ngabo ndashaka kubahamagara ngo mu minsi igiye kuza tujye kuzajya dufata igihe cyo gusenga. Duhamagara ijuru rize ribane natwe, tuhamagara umwuka wera azabane natwe, aduhindura, aduha imbaraga, adugira ibikoresho yishimira. Birashoboka kandi birashoboka, kuko ntahinduka, ntagira n'igicucu cyo guhinduka. Ndi kubahamagarira rero ngo nzabibamenyesha neza, mbabwire exact igihe tuzatangirira. Ubwo rero ukuntu nahawe iriya mpano yo guhimba indirimbo,
nari ndi mu rugo ngiye kumva numva hari ukuntu wumva muri wowe ibintu bihindutse. Sinibuka ikintu nari ndi gukora, ariko nari ndi mu rugo, ndi mu nzu, ariko nyine nari ndi munsi, nari maze igihe nsenga ninginga Imana ngo ugire ikintu ukora abantu bakumenye. Numva rero ntangiye gushaka kuririmba. Iyo ni ibintu biza nka kuriya, iyo ushatse kwitsamura iyo bije urabyumva, iyo ushatse guseka iyo bije urabyumva, iyo ushatse iyo ntibigiye kurira urabyumva. Donc nabyo niko byaje. Ubwo nahise nihuta njya mu cyumba ndafunga, nuko indirimbo ihita isa, ntangira kuyiririmba. Iriya ndirimbo dufite kuri chaîne yacu y'Urugi Rukinguye yitwa iriya ndirimbo ya mbere indirimbo twahereyeho titre yayo ntago mise nyibuka pardon, ndaza kuyibuka, ariko murayibona. Indirimbo twahereyeho niyo nahise mpimba, ariko kandi ntago uko nayihawe, ariko yari barayisubiyemo abahanga nyine babisubiramo, ugasanga bayihaye ubundi buryohe. Ubwo niko byatangiye rero, ubwo n'izindi nyinshi, ariko ubwo byatangiriye longtemps hashize. Muri 2015 niho indirimbo ya mbere nayihawe. Ngerageza uburyo bwose bushoboka ngo mbe nayitunganya, biratinda, ariko ndashima Imana ko byakunze. Kandi ndiho mbwira abantu ngo mu persevere, mukomere, kuko iyo ukomeye ntucike intege, Uwiteka nawe ageraho akakugirira neza. Ndibuka ko urumva iyo ndirimbo nayihawe muri 2015, ariko twayisohoye muri 2021. Urumva imyaka 6, kandi suko nani twari tubuze ubushobozi bwo kuba twayitunganya, ahubwo twabuze abadufasha. Twabanje kugeragereza muri iki gihugu, sanga nta bantu bavuga ururimi rwacu babidufashamo. Ukuntu byaje kugenda rero, nagerageje abantu bashoboka, ngerageza abantu bava muri Tanzania batuye muri iki gihugu, bene iki gihugu ngo bamfashe, ariko ugasanga ntago byoroshye kubera batumva n'urwo rurimi. Nkuko Imana iza kongera neza, rero nza kugira na contact n'abantu bari mu Rwanda, nuko ndababwira nti mfite indirimbo ariko sinzi ukuntu nazitunganya, kandi numva nifuza kuzitunganya zikarangira zigasohoka. Arambwira bati zitwoherereze, nuko ndaziboherereza, barazikosora. Urumva barazikosora bakazikoherereza, nawe kakubwira aha haririmbe gutya, aha ngaha haririmbe gutya, ukongera ukazibasubiza. Donc bakwigishiriza distance, ariko biza kurangira bikunze. Ndashima Imana kubw'ibyo. Ari abakameramani, ndashima Imana n'umukameramani udufasha hano, nawe papa utari mutoya, ariko Imana imuha umugisha kuko yitanga. Nari nagerageje abandi bose, ugasanga abantu barambwira ngo no, ngura n'umusaza ngo ntagazi bigezweho, ariko Imana iyo wihanganye ugakomera, ugakomeza, igihe kiragera ikakugirira neza iyo udacitse intege. Ubwo nkayohereza nyine, bakayikosora, bakongera akayisubiza, nkongera nkayibasubiza. Ubundi byarangira bambwira bati aho bigeze ni mujye muri studio. Ubwo tukajya muri studio ya hano, twarangiza studio ikazifata, ikazohereza abaproducer bo mu Rwanda, nabo bakazitunganya, bagashyiramo ibicurangisho, bakazitunganya. Ubundi byarangira kongera akazitwoherereza, byarangira tukazipubliya, tukazishyira kuri YouTube. Urumva rero n'umurimo utoroshye, ariko iyo wiyemeje ukavuga uti ndayemeje Mwami, sinzarekura, sinzashyira hasi, sinzarambika, nzakomeza icyo wampaye, ntago nzakirambika hasi, nzagikomeza. Uwiteka agenda kuzuriza, agenda guha n'ibindi. Ubwo Imana yakomeje kongera neza, iduha n'izindi ndirimbo nyinshi, zimwe twaziriho, ariko hari n'izindi zitararangira, kandi nabwo turakomeje. Harimo bamwe nagendaga mbwira, bakambwira bati
cyangwa se nabereka ukuntu bazifilmye bakambwira ngo no ibyo bintu ni ibya kera, ibyo bintu ni bibi, ibyo bintu bigeze gute. Ndamubwira ariko ntabwo wafata umwana ugitangira kugenda ngo umubwire ngo no ngo hita ngo ugenda neza, ngo kubera icyo ugenda ugwa, kubera icyo ugenda usitara, kubera iki udahagarara ngo ukomere. Donc ngabwira nti turi abatangizi, dufite abadufasha ariko ntabwo ducika intege. Rero niringira ko tuzagera kuri urwo rukero abantu bashaka. Sinzi byiza abantu baba bashaka uko biba bimeze, ariko ndashima Imana kwidukomeje no muri uyu murimo. Rero nabwo turakomeje. Intego yanjye, intego nifuza nuko twaryazanya, nuko twakomezanya, nuko twasengerana, nuko twafashanya. Wowe ufite aho ugeze mu rugendo tugafashanya, buri wese aba afite aho ageze. Bamwe baba bari mu butayu, bamwe baba bari mu bikombe, bamwe baba bageze mu musozi hagati, kandi baba bawugeze hejuru, ariko twese turi mu rugendo. Niyo mpamvu rero wowe turi kumwe kuri iyi shene tuzafashanya rwose. Ndabikwijeje ko tuzafashanya, kandi ibiryo tuzajya tuguha ni ibyo kukubaka, ntabwo ari ibyo kugira ngo iminsi ihite cyangwa iminsi igende cyangwa amasaha agende, ahubwo turifuza ko ushora imizi mu gakiza. Wowe utaratangira urugendo, nzi neza ko uzarutangira. Wowe ukishidikanya ku by'Imana, nzi neza ko Imana izakwiyereka kandi ikakwereka ko igukunda, ikakwereka ko yakwitangiye, ikakwereka ko yaguhisemo mu byo wanyuramo byose. Uko waba waraje ku isi kose, Imana iragukunda. Rero niringira ko tuzafashanya. Ndabashimira mwese abo muri kuri abo twiganye, aho twaba twariganye hose, uko tuziranye. Kandi mbashimira cyane cyane mwebwe tutanaziranye, mwiyemeje mukavuga muti twiriyandikishije kuri iyi shene nubwo ntabwo tuziranye. Imana ibahe umugisha mwese. Icyo nongera kubakangurira nuko turi hafi gufata igihe gihagije cyo gusenga, cyo gusaba imbaraga z'Umwuka Wera, gusaba imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo dukomere. Twabonye Umwuka Wera buryo ukuntu agenda akora ibitangaza, agahindura abantu barabagome, abantu batazi Imana, ukabona barayikurikiye, ukabona barayikunze, ukabona baravuze bati nta handi ni mu Mana. Nagiye mbona ubuhamya bwinshi, nagiye mbona abantu benshi babaga ari abapagani, bakora ubupagani bw'ababasi, ariko bagahinduka, Umwuka Wera akabahindura, akabagira igikoresho cye. Niringira ko nawe yaguhindura mu byo urwana nabyo byakunaniye kureka, mu byo urwana nabyo wifuza kureka ntibikunde. Umwuka Wera arabishobora. Icyo usabwa wowe nuko utagomba gucika intege, nuko utagomba gushyira hasi. Reka mvuge ijambo ritoya hano muri Esiteri ibice 4. Esiteri muramuzi. Esiteri ni umudamu, murazi nkuruzi, murazizi buryo k'ibwami. Umwami yarafite umugore witwaga Vashiti, nuko ngo agakoresha ibirori. Amara gukoresha ibirori agatumira umugore we ngo ajye kumwerekana. Umugore akanga, ariko akaba ari noneho yamusuzugura. Abandi bategetsi cyangwa abayobozi bagira umwami ngo bati ibi bintu umugore akoze si wabisuzuguye gusa, ahubwo asuzuguye igihugu cyose. Nibikomeza gutyo ntabwo tuzajya tugira ijambo mu rugo. Nuko agize atya rero, bafashe umwanzuro ko bagomba kumuca, bagomba kumurekana akomeze kuba umugore w'umwami, ahubwo bagashakira umwami undi mugore. Nibwo Esiteri rero baje kumuhitamo. Bamaze kumuhitamo bamugira aba umwamikazi. Amaze kuba umwamikazi, ariko akaba yari uwo mu bwoko bw'Abayuda, yari uwo mu bwoko bw'Abayuda. Nuko kubera ko yari mu bwoko bw'Abayuda rero haje gushyirwaho itegeko ryo kugira ngo bice Abayuda bose babamareho. Iryo tegeko rimaze gushyirwaho rero, se wabo wa Esiteri yakoraga ibwami, yabaga ngo ku irembo ry'ibwami, ari nawe wari waramureze. Nuko
aza kumutumaho rero amaze kumva iryo tegeko ryamaze gushyirwaho, aza kutuma Esiteri amubwira uko bimeze. Esiteri ashaka kubihunga, aravuga ati urabizi ko nta muntu ujya kureba umwami atamutumyeho, kandi urazi ko iyo umuntu agiye umwami atamutumyeho umwami aricwa. Ashaka kumuha amakado, amwohereza imyenda, amwohereza ibintu byo kumumara umunezero, kuko bari babwiye Esiteri bati so wanyu ameze nabi, yambaye ibigunira, ameze nabi. Nuko Esiteri ashaka kumwohereza imyenda n'amakado n'iki, agira ngo birahagije. Moridekayi rero arabyanga, amakado arayanga kuko se yari akeneye, ahubwo yashakaga ibintu bitabara ubwoko bwabo. Nuko Esiteri rero nawe biramuyobera, avuga ati ese ndabigenza nte ko nzi ko umuntu ujya ibwami ayicwa iyo umwami atamutumyeho. Ariko aza kuvuga ijambo nakunze riri muri Esiteri ibice 4 umurongo, duhere ku murongo wa 15. Esiteri ibice 4 umurongo wa 15 aravuga ngo nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi, aramusubiza ati genda uteranye Abayuda bari Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutya. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuke. Aya ni amagambo Esiteri yatumije Moridekayi. Aramubwira ati mwebwe situwasiyo irakomeye, ntabwo urugamba tururwana mu mubiri, kuko ntabwo urungura rwo kurwanisha umubiri, ahubwo ni urwo kurwana mu mwuka. Arabwira ati rero itegeko ryashyizweho, nubwo ryashyizweho mu buryo, kuko burya ibintu tujya kubona bijya kuba mu mubiri biba byabanje, ibyo tujya kubona byagaragaye ubu ngubu biba byabanje kuba mu mwuka. Nuko Esiteri aravuga ati uru rugamba rero rwatangiye mu mwuka, none rugiye kujya rugiye kugaragara, natwe rero turagomba kurwataka turusanze mu mwuka. Aravuga ati none kugira ngo uru rugamba turwatake turagomba kwiyiriza ubusa, turagomba gusenga. Atuma Moridekayi ati bwira abantu biyiriza ubusa ku manywa na nijoro basenge, ati nanjye nabo turi kumwe turasenga, ati noneho nzirengagiza itegeko ry'umwami ry'imbere ye, ati nindimbuka nzarimbuka. Amen. Esiteri aramaramaza avuga ati nzagenda urugamba ndarwataka. Ndagira ngo mbwire umudamu ko niba waragerageje ibindi byose, wagerageje gusenga mu buryo busanzwe ntiwasubizwa, wagerageje kubwira abantu ngo bagufashe gusenga ntiwasubizwa, wagerageje gutabaza wenyine ntibyakunda, ariko nagira ngo nkubwire ngo hari indi nivuge ugeraho kavuga uti noneho ndagiye, ntago nzarya sinzanywa ntababanye ukuboko kw'Imana. Nagira ngo mbwira umudamu ngo komera, ongeraho. Warasenze mu buryo busanzwe, usoma n'ijambo ry'Imana mu buryo busanzwe, ariko hari indi nivo yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Esiteri avuga ati noneho ngiye gusenga niyiriza ubusa, ngiye gusenga niyiriza ubusa. Yari umuntu umwamikazi, urumva yabaga afite byose, kugira ngo yihara avuga ati iminsi 3 ntarya nanywa njye n'abaja banjye. Abwira Moridekayi ati Moridekayi wowe nabo muri kumwe, natwe twataga urugamba rwaratwatse se nibyo, ikuzimu harahagurutse kugira ngo haturimbure, ariko natwe tugiye kurwataka mu mwuka. Noneho nitwinjira mu mwuka tuzi ko tuzabona intsinzi, kandi tuzi ko Uwiteka atazatureka, ahubwo azatubonera intsinzi, azaturwanirira, azatuneshereza. Nagira ngo mbwire umuntu ugeze aho biruhije, ugeze aho yumva atari kubona igisubizo, rwana ku yindi ntera, injira mu zindi mbaraga, senga ku yandi masengesho utigeze gusenga. Niba wari usanzwe usenga umunsi umwe, ongera ugeze ku minsi 3, ongera se ugeze ku cyumweru, birashoboka. Ntabwo umubiri upfa, ariko watake urugamba mu mwuka mu izina rya Yesu. Ushaka abantu muhuje, mufatanije, musenge, Uwiteka azakugirira neza. Nagira ngo mbwire umuntu ngo komera, wicika intege n'ibyo ubona. Nagira ngo nkongere ngukomeze ngo komera, intsinzi irahari. Ataka urugamba mu mwuka, we kurwanira mu mubiri, ahubwo urwanire mu mwuka. We kurwanisha amagambo, we kurwanisha kwangana, we kurwanisha
guteranya cyangwa kuvuga amagambo mabi, ahubwo rwana mu mwuka, genda bucece, genda ujya imbere y'Imana, genda utabaza Imana, genda ubwire Imana ngo Mana ntabara ahangaha birakomeye, ntabwo ndi kubona igisubizo ariko niwe wenyine ufite igisubizo. Genda wongere usenge ntucike intege, Uwiteka azakugirira neza, izina rye kandi rizahabwa icyubahiro. Nuzamukana insinzi, nubwo ibyari bikuruhije bizaba bivuyeho, Uwiteka nawe azanezerwa kuko wamutabaje nawe akagutabara. Yaravuze ngo nimunabaze ndabatabara, bereka ibikomeye mutamenya. Nagira ngo ngukomeze, komera, Uwiteka arahari. Komera nubwo ibikomeye bihari, nubwo ibisitaza bihari, nubwo abakwanga bahari, nubwo urupfu rwateye mu muryango wawe, ariko hari Imana. Nagira ngo ngukomeze, nkubwire ngo komera wa musore we. Wenda ntufite ibiguhagije, ntufite urareba ukabona ntubona uko wakubaka inzu kugira ngo ushake, ntubona ko wabona inkwano, ntubona ko wabona ibyo ukoresha kugira ngo nawe ube umugabo, ariko hari Imana. Jya ku yindi nivo, jya gusenga mu bundi buryo, Uwiteka azakugirira neza. Uwiteka wabanye n'aba batubanjirije, wabanye na Esteri, ari muri business, aracyariho, ntabwo ahinduka, ntagira igicucu cyo guhinduka. Nagira ngo ngukomeze, nagira ngo nzamure umugabo, mukomereze, mubwire nikomera, nubwo ibirushya bihari, nubwo mu rugo rwawe ubona ko nta kirimo, ariko Uwiteka yakugirira neza. Ushatse uko wakongera ibihe byo gusenga, ukataka urugamba mu buryo bw'umwuka, kuko Imana yacu irashoboye. Kandi Satani ajyaza akaza mu byawe akabivuyanga, akabikwiba, ariko iyo watatse urugamba ukavuga uti ni njye ngarurira ibyanjye byanyazwe ndabigarura, nk'uko Dawidi ngo yakurikiye iminyago yari yaranyazwe, nuko ngo akayigarura. Nawe niko wagaruza ibyawe, kandi Uwiteka akakugirira neza, icyubahiro kikabike. Uwiteka aragukomeze, agufashe, aguha imbaraga. Esteri ntiyaciwe intege, nibyo umubiri washatse kugira intege nke, atangira kwibaza ati ese bizagenda bite, atangira kwibaza ati ese ndapfuye, ndagiye, bazahita banyica. Ibikangisho nibyo bijya biza, ukabona ibikangisho biraje, ukavuga uti ese ndabigenza gute, ariko ibyo ibikangisho ntabwo ibikangisho bigaragara, ntabwo ari realite, ahubwo ni ibikangisho nyine bishobora gukurwaho iyo nawe bitagukanze ugakomera, ukavuga uti Uwiteka ndaje imbere yawe, wavuze ko uzabana natwe, wavuze ko utazansiga, ijambo ryawe tubwira ko uri kumwe natwe, uzabana natwe iminsi yose. None ngirira neza muri situwasiyo runaka, muri situwasiyo uzi wowe njyewe ntazi, mu kibazo ufite wowe njyewe ntazi. Izina ry'Imana ryahabwa icyubahiro, udacitse intege. Turi kuri seri rero yavugaga ngo komera ntucike intege, nturambarare, ntureke, ntucibwe intege n'ibiboneka, ahubwo ukomere. Nukomera Uwiteka nawe azabona ko wakomeje, nawe akugirire neza. Imana rero guha umugisha. Nongera kukwibutsa ngo niba utarakora bonoma uyikore, kandi nongera kukwibutsa ngo udufashe kumenyesha iyi site abandi, iyi chaîne yacu abandi bantu, ko tugiye kwinjira mu gihe cyo gusenga, gushaka ubwiza bw'Imana. Ndibuka ngitangira gukizwa, ngiye natangiye gukora amasengesho yo kwiriza ubusa mfite imyaka 15. Nibwo natangiye gusenga no kwiriza ubusa. Icyo gihe wabonaga abantu buzura umwuka wera, ukabona abantu bafite amahoro, bafite umunezero. Indirimbo abantu baririmba niba ari niyo muri kantike, abantu bakanezerwa bakuzura umwuka wera. Biracyahari rero, turacyahari kugira ngo twongere tugarure ibyacu byanyazwe, kugira ngo twongere dusenge, tugarure ibyacu umwanzi ashaka kutwibagiza, kugira ngo twibagirwe aho tujya, twibagirwe igihugu turi kujyamo. Ariko ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo udufatanye, kandi nzi neza ko tuzagerayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urakoze Mwami Imana kuri mu ruhande rwacu, kandi uri mu ruhande rwacu mubisha nawe. Sengeye umuntu uruhijwe, umuntu wari utangiye kubivamo, umuntu wari umaze kubona ko nta gisubizo, umuntu wari ubonye ibikangisho bigatuma ashaka kubivamo. Ndamusengera Mwami ngo mukomeze,
nk'uko Esiteri nawe ngo yiyemeje akavuga ati ngewe nsajya imbere y'Imana, tuzajya imbere y'Imana, tuzataka urugamba mu mwuka, nanjye ndasenga mwami Imana kugira ngo uwo muntu nawe umugirire neza, kandi dusengeye ishene kugira ngo uduhishurirwa rishya, uduhe amaso abona, uduhe umwuka wera kugira ngo atuyobore, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kandi ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami. Ndagushimye ko ari wowe watangiye imirimo myiza muri twe, kandi uri gukomeza. Cyubahiro n'ubutware byawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen, amen, amen.